munyutsi nakubwiye ngo wabonye filime nyinshi hano hantu hagiye kugurumana iyi filime iri muri filime zigiye kubatangiza umwaka neza sibyo kwibutsa ni ugasobana films.com ukishyura 7,000 ukajya ureba agasobanuye ku kwezi kose Keza ibyo bintu byose matwike okay ubundi tayari kuhatwika bimeze bite mbibutsa ndacyari number 1 ariko nujye genda gace mwibanga rikomeye imbeba zigasigara iki n'iki ariko ndabamenyesha ko nta mwamutanga ikamba atarapfa nta mwamutanga ikamba gihumeka ibyo bintu umuntu uzabikubesha aba yarasaze cyangwa uzumva yita umwami ikamba umwami ataratanga umuntu we ntabwo aba ari seriye bimeze bite nuko tutangiye filime yacu abose nabashima amafaranga Millennium Media Rock Entertainment ku bufatanye sibyo filime ndayizana niki gituma umuntu abudasanzwe Everyone wants to be normal. abantu bose bifuza ko basanzwe ariko nta muntu wifuza ko umuntu nyine uciriritse uraho ese umuntu uraho bisanzwe bifuza iki kuba ufite amafoto meza ukora ibirori famiye isanzwe wenda ufite n'akana k'agakobwa keza ariko hari igihe haba hari ibyinshi inyuma y'iyo famiye umwana bita Lindy hari igihe wajya kumubona ukabona ari muzima ariko yari afite imana iri muri DNA y'isi. Some call it a condition or even worse. Harababyita ngo ni condition babamo umujinya waiting to be active. Kwagira umujinya imbere utegereje kuba activate ni gwarakare. Ese mu gihe udasanzwe nakana kako bakitwa Lindy. Do bad things. Iyo abantu bakoze ibintu bibi cannot control it. Batandukanye na Lindy utajya wikontorora. Normal loving family. Nubwo afite family ubona ko isanzwe. Extraordinary. Ariko uyu mwana ntagasanzwe dore ibyo umwana akoranye ku bandi bana kavuna. Mommy and daddy had their own. Byabituruka ku babyeyi be mama na papa bafite amadayimoni muri bo. Mommy's pills made her so. Mama uyu mwana mutwite ngo ibinini byinshi. Got so angry when he. Na papa uyu mwana yangwaga amayoga menshi ajya gutera inda akanarwana akagira amahane. But whatever it was, Lindy never got the love she needed. Uyu mwana akiri muto ntiyabonye urukundo yarakwiriye. She got angrier. Ahubwo yabonye umujinya nawe agenda arakara. Got worse. Umwana akurana ikimeze nk'ihungabana mu mutwe rigenda rikura. And then her parents got her diagnosis. Ababyeyi bamaze kumenya iyo ndwara umwana afite umujinya. Called it muganga yise intermittent explosive disorder niko bayise iyo ndwara y'umwana. She could not live safely in the world. Baravuze ngo uyu mwana ntago azaba muri iyi atekanye. Would be safe around her. Kuko nta muntu waba ufite umutekano uyu mwana muri ruhande. At all, she would have to live. Uwo mwana byabaye ngombwa ko bamusiga indera ngabe yo wenyine. Till the cure could be found. Ndetse bamufungira ahantu wenyine kugira ngo bategereze umuti w'iyo ndwara. Cortisol coursing through Lindy's body. Kuko mu mubiri w'umwana harimo umujinya mwinshi n'imisemburo idasanzwe. Normal. Ndetse arushaho kugenda yihuta. Incredibly attractive. Ndetse umwana ngo byamugize umuntu udasanzwe. Kubera n'imiti myinshi bagiye bamutera ngo bari kumuvura kurira mu bitaro by'abasazi cyangwa se by'abantu bafite uburwayi bw'umutwe. Umwana ngo yaragiye mu mugome agenda umuntu udasanzwe kubera n'imiti bagiye bamutera igiye inyuranyuranye. Dore umwana amaze gukura. Far angrier than normal. Umwana yaragiye kiri umujinya urenze w'abantu basanzwe. Had a hair trigger once provoked. Umwana wamushotora gato. Yasinzira gataragoye mu kiro. She was no use to anyone. Bakamugiye bamutaye ibinini yo kanguka ngo ubundi nta muntu amukontororaga. Umwana yabaye nk'imbeba ngo muri laboratoire basuzumiraho imiti buri munsi bamutera imiti ariko agira ibaraga byinshi. They thought maybe the military would give her the structure. Baravuze ngo uyu mwana agiye mu gisirikare kigira discipline cyamushyira ku murongo n'impano yari amaze kugira imbaraga zidasanzwe kubera imiti myinshi bamuteye. Cyangwa se ntabwo byari gushoboka umwana yagiye mu gisirikare barebe ko abasirikare bamutoza akajya ku murongo imbaraga ze bakaziha umurongo tujye uzikoresha wenda kubanza b'igihugu. Umwana dore nguyu ageze mu gisirikare kajya ku basirikare bagenda bagakubita agahondagura afandavayo fata akana k'agakobwa kitwa Lindy gafite umujinya katabasha gukontorora. Noneho wakubitiraho ngo imiti bagiye bamuteragura maze ngo bari kumuvura byamugize undi muntu. They were so kind and supportive. Mu gisirikare bari abana beza ndetse banamushyigikiye. Didn't help. Ariko ntacyo byabafashije. All these cures. Iyi miti yose bamuhaye yatumye bamubikurushaho. They'd learn not to piss her off. Bo bari bazi ko bari kumwigisha kutarakara ariko bakamurakaza
bibaza mu magambo bamubwira. More and more like they would just lock her up and throw away the key. Icyo uyu mwana yari akeneye ni ukumufunga bakajugunya urufunguzo. Forever. Ku buryo uyu mwana yari akwiye kuba wenyine iteka ryose. A chance to be normal. Nibwo haje kuboneka imiti n'amahirwe yo kongera gutuma yaba umwana muzima. Outrageous. Ariko ubwo buryo ntabwo bwari busanzwe. Surprisingly effective. Ariko ubwo buryo bwaje kumuvura we, bwaje gutanga umuti Jordi. Ko bakise Jordi. Umwana wo muti bamuboneye, bamuziritse utwuma ku mubiri, ku buryo nyine mu gihe yarakaye azajya kanda buto, amashanyarazi akamera nk'amukubise, akongera agatuza ntarakare. Dore umwana ngo yarakuze, yakuriye ku mita kurira mu buzima bugoye, twarabubonye dore n'umwana w'umukobwa yitwa Rindi, amaze gukura yabaye inkumi. Umukobwa yaje hano urebe, ni muri resitora, yaje muri gift restaurant hara mu mujyi muri KST hejuru, niyo resitora igezweho i Kigali y'abasirimu bose basohokeraho. Umwana w'umukobwa ni haje, urebe filime. Negereje iminota igera muri 5. Urufunguzo rw'imodoka yanjye warubuze. Sasa uyu kurabona hari umukiri uri gutonganya umukobwa, babandi babika imfunguzo bakiri. Wagakobwa urakagorye cyane, uyabona umuntu bari kumurakaza yarakaye. Wagakobwa urakagorye ku buryo ntanakazi nakamukwire muri iki cyuko. Uyararakaragira umujinya mubi cyane, abonye ikigorye kiri gutuka umuntu icya DJ Teo. Rebe we, hey, this is my car. Imodoka ni yanjye. Hari icyo bagiwe na discipline ugira by'umukobwa umukome, kumbe nibyo yatekerezaga. Kira kigabo wakivuna akaguru kiri gutuka umukozi, yarakagiye ukubita abantu bamushombye twuma ku mubiri yiziritseho. Yarakagiye guhemuka kuko yarakayita kwica cyaka kuvunagura. Bamukubisa kuma azajya kandi amashanyarazi akamera nk'amukubise mu mubiri, bikamukangura kugira ngo umujinya wongere usubire inyuma. Naho ubundi uyu mwana agira umujinya yakuranye w'inyamaswa katururi. Mbega no kubona ukabona n'umukobwa muzima ugenda mu mujyi ari mwiza, ariko yarakaye. Justin. No Justin. Hi. I'm Lindy. Jenny twarindi. Umusore yaje kureba hano muri restaurant. Actually, I'm not staying. Jenny ntabwo ndi butinde hano. Thought a date. Natekereje ko nimura n'umuhungu hari ukuntu burayi nyine usanga cyase muri birahugu na hano bibaho, wandikira n'umuntu ati tuzahure, mugahura nyine mugiye guhura nk'umuhungu n'umukobwa muteretane nyine. Sasa yaraje guhura n'umuhungu atazi. Genda giye. Mva. Herpes, chlamydia, and warts. Waretse tukabanza tukarya se. Okay. This girl just kept listing off all the sexually transmitted infections she had. Hari umukobwa wa mbere twahuye yanga ko dutindana kuko yararwaye indwara zandurira mu myanya y'iki n'iki. Generally are. Genda kiyese komeza. Have a disaster date story? Ese nta nkuru wanganiriza y'umuntu mwahuye bwa mbere mugiye guteretana bikaba bibi? Is that because you're always leaving before this Bora time? nukubera ko abahungu bose mugiye guhura ugenda mutaranaganira. Yaraje guhura n'uyu muhungu ngo No, bamenyane. doing quite well. I normally don't even come in. Oh, why not? Nta nubwo nari ko nawe uri buze kuza ahubwo. Ni umuntu ngo bandikiranaga batarahura. People. Njye nanga abantu. Like who? Nk'abandi. You know, people Sinzi. who talk with their mouth full. Aba abantu bavuga amacandwa akagutorukira ndabanga. Chew too loudly. People. Abantu bayikenya cyane basakuriza abandi. Men who wear jeans with. Abagabo bambara amajinks abafashe cyane ndabanga. Tell you to have a nice day. Yeah. Like, N'abantu baza bakubwira ngo umunsi mwiza. Or people that talk in elevators. N'abantu muhurira muri esanseri bakakuraka bakavuga amagambo menshi urabanga. That's worse. N'abantu basura muri esanseri. elevators. Nawe usura muri esanseri. Do you fart? Wowe ahubwo urasura. England, we don't. Njye ndi umuntu uva mu Bwongereza ntabwo ngira discipline nye. Not staying, so I don't know. Njye ndagiye. Sir, I'm afraid if she won't be dining with you, we will. Uyu mukobwa nimba agiye rero booking table y'abantu babiri nawe urahita uyihagurutswaho. Now, Nonaha kandi wumve umuseriveri. Okay. Sawa uyabonye ko umuhungu bari baje guhura bagiye kumuhagurutsa nawe aricara. Take the chicken really quickly then. Nzanira inkoko njye niyo njya hano muri gift tugira inkoko nziza. Pine nuts. we don't do substitutions. Njye ndagira ngo nzanire ibiryo bitariho, sinzi ibyo mbwiye bitariho. It's restaurant policy. Ntago twaguha ibyo biryo ibyo bintu bitariho. Okay, the pasta. Nzanira makaroni. Walnut sauce. Haba hariho walnut sauce. Pork chop. None se unzaniye ingurube. Nayo hari ibiyekereza byose ko nabirya. Ukobwa arakara kano gaseriveri kari kubarakaza kari kurakaza no muhungu yakureye icyuma kajomba kice kano gaseriveri wakica. Umukobwa n'umusazi baragatuma icyo kurya kakabanga. Agiye ukajomba icyuma kanda kakanu kamuturisha. Kimwe kamuturisha. Sure. Thank you. Murakoze. Let me know if you need anything else. Nugira ikindi ukenera umbwire. You know, if you're planning to stab her with that knife, it'd be totally cool with me. Nimba ugiye kumujomba icyo cyuma ngiye ntacyo bintwaye pe mujombi. Oya. I have to pee. Actually. Reka njye kwihagarika. Uyu mukobwa ni umunyamujinya ku buryo umuseriveri kumurakaza atanamubwira ngo urandakaje ahita kujomba icyuma akakwica. Bamuhaye azana mu bwiherero.
Some old woman's dentures got stuck in. umva agahungu twasohokanye muri no hotel rero kari kumbwira ngo turyamane kandi gafite sheri. I gave the guy some attitude. Uwo muhungu namwiyemeyeho. Into his napkin. Kariyemera ku gahungu nanjye nakiraseho. Watched him squirm. Uyarakara kumva umukobwa hano muri douche uri kuvuga ngo hari agahungu ari kwiyemeraho ngo kari kumwishyura ibintu byose ari kuyakiyemeyeho. Ari kumva yagenda akakamena umutwe yaragiye akandagura hano akamashini ku mushinga utazamuka. Uyevayo. Ako gahungu kameze nk'akagoryi nubwo kansohokanye. Umukobwa yanga abantu basebya abandi batukana. Nagahombyi umujinya ahita kubita izi ninja ziza gukura abahungu zikanabasebya muri telefone ngagahungu kansohokanye ngo nagasuzuguye kandi niko kari kwishyura yaragakubise araguhamagara y'umukobwa n'umunyamujinya kiracuma kandi hari igihe gikanda nabyo bikanga umujinya ukamurusha imbaraga Nyagasani yakubitiye umukobwa muri restaurant yo muri gift yesa nasohoka agenda hasi umugabo bari basohokanye bavuze ngo bagiye gusangira uyu mukobwa yakubise umuntu abandi ahita nahunga nakanyamujinya bakita rindi urebe filime gaco nuko dutangiye umugabo kugera hano wasohotse muri gift yara muri Keza hejuru umukobwa yagiye bimeze bite umukobwa ni ikirwara yifitiye ukakabona kagenda mu nzira ukakobera ngo shushu be wampaye imibare 10 ahubwo rubanda muranatinyuka by'amasadunda maninja turinze umukobwa bamwe byonyine ubwo yikwereka ko uyu muntu atari seriye umukobwa mukuru do ni intebe imwe umuntu w'umukobwa nawe ndebere dore ibyenda ahantu azajugunya aribana n'umukobwa umubiri wose ufashweho utwuma urebe filime buri wose wuzuye utwuma nyine yarakaye akanda yabuto birabyuma bikamukubita amashanyarazi byibura akagerageza gutuza bimeze bite turi mu Bwongereza tu kagenda kiyenza nagasazi kazana hano haruhari we birabyuma bye ntabwo biri gukora buretse n'umuganga waramutinya njugunyira hano. You're probably just building up a tolerance. No, I'm not. Look, this is cutting edge, avant-garde. Umva bino bintu twaguye n'ibyo nyine bishobora kugukora. Nobel Prize, what's your dad? Nuramuka upfuye basi bazaguha igihembo cy'amahoro. Fix it or not? Gakore akukuma ntabwo kari gukora asigaye yikanda mbega amashanyarazi ntamukubite ngo umujinya ugabanuke n'injoro yarakubise umuntu iyambika ipingu mbone kukwegera n'umuganga waramutinya ntabwo yamwegera umugabo atambaye ipingu. In order for you to override the system. Yeah, I have an unnaturally high level of... Umva kuvuga ngo umisemburangira kuzamuka nakwe kubita amashanyarazi n'igira igihinduka. Keep using biochemistry as an excuse. Ntukajye ukoresha biochemistry nk'urwitwazo rwo kugira ngo uhimukire abantu ngo ni kuremenya. That the date was a disappointment then? Umungu mwagiye gura n'ijoro byagenze ute? Given that its primary function was to test if I could partake in a customary social situation. Umukobwa yaranisaza ibyo avuga ati ngewe umuhungu nagiye kumureba nzi ko byibura nintangira kwihuza nawe nkaba najya mu rukundo bishobora kunturisha narwo twagarira cyane. Who'd you get around to? Byagenze bite? Look, it doesn't matter. Hari umuseriveri waje nako ntacyo bivuze birike. This is not a cure. I've told you that. Uyu ntakari umuti. We're going to make progress. Uburyo uzakiramo. Again, to reconcile with your past. Nuko utangira hahise hawe mukaba inshuti. Muganga ari gukubita ibiki hano ku meza. Bikabangamira umukobwa. Bikamubangamira. Biramubangamira. Dore umujinya ahita aca amapingu. Yica muganga we. Listen. Bebe, kumbe nibyo yatekerezaga ati iki kigoryi wakica. Nibyo yatekerezaga. Wumve? Jugular bleed. Ndi kugerageza kwiturisha. Nagasazi. Hey. I've upped the voltage. Nongereje ubu amashanyarazi yongere voltage. Ngiye kurya umukobwa amashanyarazi mukubita neza. I'm just an experiment. Njeme mbega mumfata nk'ikintu mukuru ubushakashatsi. I didn't care. And why won't you admit that you really like this guy? Kuki utemera ko mungu mwahuye n'injoro mukunze? Okay. Sibyo? Anyway, it doesn't matter. Asundi ntamukunda aricyo bivuze kano gakobwa nakongereza ngira ngo muri kumva n'uburyo kavugamo ibyo birimo ibyaha byongereza byabo. Would you like bitandukanye na b'abanyamerika bacu tumenyereye? A hole in your head to release the demons? Ubumva wakwica abantu bose amadayimoni yawe uko azamutse? She tried that. That's disgusting. Anyway, I think that really you need to admit that the answer to all of your problems. Wemere ko igisubizo kibazo byawe. Human connection. No kwihuza n'abandi bantu. It's not going to fix me, doctor. Ati igitsina gabo ntabwo aricyo cyanyuma ariko igitsina gabo nyine uburyo bivuzemo namwe murabyumva. Penis ntabwo aricyo gisubizo. Kwihuza n'abantu. Oya ntabwo mvuga ibyo kuryama n'abahungu urukundo. His teeth down his throat. Maybe you won't, but I don't know why. Uriya muhungu se turamutse dukundanye nkazamwicira mu buriri.
Rebe. I'm walking away from you. Urabizi ndanigendeye uri kundakaza gacaho. Ntabwo ati narigerageje kenshi kuryamana n'abahungu bikanga ntibimvure. Yaramubwira ati ntabwo ari cyo ukeneye gukundana n'abantu. Uyu mukobwa ngo yanga abantu bahekenya cyane bari mu bantu. Dore hano hari ikiri kurya n'icyarafatika boye gifite ukuntu kiryana discipline nke. Rebe. To kiri kurya kimukozaho amaguru n'icyarafatika boye ni kobwa aragenda ararakara. Kiwe. To. Umusazi. Akareka bidatinze yongeye kujya gura nawe mungu wamwe ati namutse ukundanye n'umuntu byaba ari sawa. Wa museriveri kazi niwe watumye ugenda ninjoro se. I'm glad you called. Nishimiye ko ngiye kumumagara. Second chance to disappoint a pretty face. Ntago nari kongera guhomba amahirwe yo gushimisha umukobwa mwiza nkawe. I don't know. Sinzi. Depends if you find lame ass accountants cool or not. Cyangwa naketse ko wambonye nk'inzanga kuko ngende accountant niko ntabura hano. This guy named Barry. Nkorera umugabo witwa Barry. I used to work in security. Wokora iki njye nahoze nkora mu bishinzwe umutekano. So you know your way around a pair of Abapolisi bo muri kamano bapigo. BDSM or bouncer in a crappy. Oya nari bounce muri bar babantu nyine baba bounce y'umukobwa. Wawe ntago yigeze baho bounce. What do you weigh, like a $108? It's not about size, Justin. No? Kumbona suri gatonya rega kuba bounce nago bisaba ko uri munini. It's like speed and Bisaba umuvuduko, endurance, kwihanganira abantu, things like that. kutagira ubwoba nibyo bikugira bounce mwiza. None se bakwirukana iki? Dore bajya kukirukana mu kabari kakubitaga abakiriya kakabaruma. Currently seeking a new career path. None se kuki wavuye mu kazi? Navuye mu kazi ngira ngo nshaka kandi kazi. My fault. I mean, it was actually. Nyina kenshi amakosa yanyirukanisha sa yanjye. Umutima wanjye ntabwo wakundaga kari akazi k'ubu bounce. What is your heart in? Umutima wawe ukunda iki? I like photography. Mba numva naba nka Kadafi nkajya mfotora photography. Mostly naked accountants. Ukunda gufotora iki? Se nkunda gufotora aba accountant bambaye ubusa. Uyu muhungu yambwiye ngo ni accountant. Ni abakontabwe. Sibyo? For fun. It's not really. Sounds kind of voyeuristic to me. Njye ndumva ari ibintu byiza kuba waba umufotozi pe. Well, I'm sorry if I seem kind of bored. None basi nimbona ndi babantu baboa. Apologizing. I am quite bored. Uyangiye nta kibazo mfite pe. There's nothing I can do about it. Nta kintu nabikora uniko nteye. What can I do? Gukorera iki? Rebe bongeye gura bambwiye ati ibintu bizagufasha kugabanya umujinya wawe nuko ushaka umuntu mukundana bidatinze umuhungu yatahanye n'agakobwa. Maybe this is a mistake. Ari rino ni ikosa. Rebe To warn you, I'm really crap at dating. cyane cyane ngubwire ko iyo nkundanye n'umuntu bitagenda neza ukora ibintu bibi bingana ikizo. Umukobwa atangira gutekereza icyo yakorera n'umugabo bakundanye ashobora kumwicira mu buriri. Iyo mugiye kuryamana ko ushobora kuryamana nako hatashya neza kakakwica. Nje nago ngutinye. Well, maybe you should be. Nyamara ukwiye kuntinya. Rebe musore ati singutinye. Uyu mukobwa aravuze ati nyamara ushatse wantinya. Hashobora kuba hajya gushya hatashya neza ukabona urapfuye. Bugomba waba warayisanze irokare ukayigumisha irokare itayibaye international bagiye mu nzi we n'umukobwa dore kakana kanda ngo umujinya ugabanuke ngarakajugunye ndebere filime witonze uyu muhungu ameze nk'umwiyahuzi nagaze umukobwa bari kumwe n'impamvu nge nta mukobwa uzambonana nawe urw'igikundiro kare rebe yabonye bya bitsinga umukobwa agenda yambaye nyine bino nambaye ibaze kujya gura n'umukobwa asanga yambaye ibitsinga umugabo yikanzemo Kinky thing or? ni ibyongera akanyabugabo se kuri weho ubwo ni akanyabugabo kazi he umukobwa buri cyo musobanurire nyine The thing is, Justin, nyine bino bintu nambaye we uyu mugabo witwa Justin sheri umugabo ntiyabyitaho umukobwa arumirwa umugabo uri romantike cyane ntiyabyitaho umukobwa nawe arikanga kubona ibaza ariko umukobwa wambaye ubusa ukabona yambaye ibintu by'ibitsinga umukobwa Disney yabonye umuhungu basi umwakiriye ukari utanamaje ati ibitsinga wambaye n'ibyiki umukobwa nawe numva Disney aratuje n'ubwa mbere abonye umuntu umwakiriye nyagasani usakanye kare umugabo atangira kumucomoro bya bitsinga bino bitsinga nibyo bituma uno mukobwa atuza umugabo dore ngarabyi arabimukuraho ubwo ati ariko ngiye nta kibazo mfite ntago ngutinye meze neza umukobwa Disney yabonye umugabo rwose uri gentle umeze neza udafite umutima mubi udafite ubwoba udafite amagambo menshi utari gukora bimwe umukobwa yanga zandinde gukora ibi byaha cumi bigusa ko basa umukobwa yaranahumirije ikikwereka ko nta mujinya afite azi ko wa mujinya mwinshi irimo ishiha mubabonana niko umukobwa
umukobwa yabyutse ameze neza nta mutima mubi nta mujinya umuhungu yamutumiye n'ibiryo muri gift hari ukuntu baderivaringa iyo uhamagaye nimero yabo usa neza iyo usinziriye ntabwo menyereye umuntu unyita ngo ndi mwiza uyu ariko uri mwiza iyo uyorekeye kwifunga ngo wikakaze uba uri mwiza bino bintu biratangaje nta masahani ugira nibwo ukimukira umukobwa njye nanga koza ibyombo niyo mpamvu nta masahani naguze ibaza umukobwa ari gukunda adasanzwe hari utwo nakuguriye hano ariko mu buriri menya ntasanzwe ku buryo ubyuka ungurira utuntu mva umukobwa rebe umugabo hari impano hano mufitiye kumbe umugabo yamuguriye kamera nyagasani muri icyo gitondo umukobwa aje yamubwiye ko akunda ibintu byo gufotora umugabo yise amugurira kamera ndagushakira na kadafa ajya gutoza sha ibintu byo gufotora niko we na ba Cedric ikibazo bwombo yahita yigira international umuhaye umukobwa ngo amwigishe gufotora kindumiwe pe You're full of surprises. Wa mukobwa yuzuye udutangaza twinshi. Which is this whole situation. You want to elaborate? None se urashaka gukomeza se kumbwira bira bintu bisobanuye iki wambara by'ibitsinga? Nyine. You know what? You don't have to. Okay, nimba atari ngombwa bimbwira bira bitsinga byawe binsobanurira. It's a new treatment. Nuburyo bushyashya bwo kuvuramo umuntu. Thing. You're not going to die on me. Utambwira kuzapfa vuba. Oya. My luck. You know, I meet the most amazing woman in the city and you what? Nubwa mbere muye n'umukobwa mwiza muri uyu mujyi utambwira ko bira bitsinga wambara ari bivura kanseri ugiye kuzapfa vuba. Oya ni bikontorora nk'imitsi y'umutima. Like Tourette's? No. Just nyine bino byo byigiye imbere byimbitse tu. Umukobwa yabuze nuko abimusobanura ngo nibituma umujinya wanjye. Meditation. Wicyo sigerageza za meditation se basi. Meditation narayigerageje reka bakwereke byayibayemo. Wakigoryo abari. Na yoga iyo ibyo yagerageje byose. Nagerageje n'imiti binini yamwe ni byinshi. Nagerageje na siporo zidasanzwe nta kintu atakoze. Ariko byose bijya makara vunagura abantu. Nta kintu na kimwe ntagerageje ariko ntago ari kubisobanurira no muhungu ngamubwira ibyo yakoze bwo ari kubica hejuru nitwe bari kubyereka gusa. I don't see anything wrong with you. Nta kibazo kubona na wa mukobwa. Ndabona uri umwana mwiza. Umukobwa disi yabonye umugabo. Byibura umubonamo ikintu watibonamo. Ariko uzigura n'umuntu we wiyizi nabi wakakubonamo ikiza kikurimo. Nawe ubwawe icyo kiza bituma utangira kukibonamo. Uwo muntu kanamukunda. okay. Well, no, leave the balls exactly as they are. They were good. None se wagumye hano. Something came up with another client. Uwo mukire wamuretse. Njye ngira umukiriya umwe. Kandi anyishyura kugira ngo ntajya mu bandi bakiriya. Rero ngomba kujya guhura nawe. Umukobwa yumvaga yagumana n'umuntu. I'll cook. Ninjoro uraza kunsura iwanjye ndanagutekera. The piece of halibut. Njye nzi guteka neza cyane. Umuhungu yaragiye umukobwa yakunze umuhungu. Mana we! Agakobwa kahindutse. Nubwa n'imiti yagiye kuyijugunya byose arumva nta miti azongera gukenera. Umuti yarakeneye koko n'urukundo. Umukobwa yisavayo biramurenze. Ubwa mbere aryamanye n'umuhungu ntagira ikibazo kibamo. Umuhungu mukunze, umuhungu baheta amugurira na kamera. Umuhungu mbega umubonamo ikiza watajyaga yibonamo. Kature dore wa muganga we. Ahari. Yo kinjiye muganga ahita afata imbunda ntunyegere ndakuzi wabugiye kunyica. You're early. Kuzindutse. Excited to see you. Numvaga nshaka kuza kukureba. Because you're a genius. Uri umunyabwenge. Bald and burnished genius. Ako gahanga kawe gafite ubwenge. Oh, you saw me. Wongeye uhura n'abahungu cyane. It wasn't breaking his legs. Ntago namuvunnye amaguru, ntago namukubise. But it was warm and romantic. Kura n'uriya muhungu byari biri romantique ari byiza. This is progress. Urumva kuri kugenda ukira. Umushinyi uri kugenda urukundo menya ruvura byinshi. It's brilliant. Igitekerezo wazanye ni cyiza. Took the vest off. Ibaze ko nakaka veste nambara kangubita amashanyarazi ninagakuyemo. That's great. Ntabwo nzongera ugakenera. But I think it's temporary. Nyamara abona ari by'akanya gato. His hands, his face. Amaboko ye, isura ye, burya humura. Oh my God, the penis. No, n'igitsina cye. It like unfurled. Nagize gutya mbona. 10 times its legs like a travel umbrella. Yesu Kristo umukobwa amagambo avuze sinayasobanura. Uyu mukobwa ntago yiyubashye we. Usika ibintu by'uriya muhungu byose ari sawa. Hari ibintu abavuze nyine ntasobanura nk'umuntu w'inyangamugayo. Aka gakobwa nta ndangagaciro. Cyabagira abasobanuzi ngo mujye museka nk'ibintu abavuze. Njye nahindutse rwose uriya muhungu rwose niwe wanjye. And snooze because I want to celebrate. Ndagira ngo ducelebrate njye nawe kuba nakize nahuye n'umuhungu akankontorora akanshyira ku murongo. Uri kumbera inshuti mbi.
I'm your psychiatrist. ntago ndi umuhinzi inshuti yawe ndi muganga wawe You want to byibuke dick, you should be salivating. Gross. No. Look, sit down, please. cara hasi tumanze tubiganireho Yes, you do, because you're manic and wewe menye ko ufite ikibazo mu mutwe I'm worried. bamangayikishwe nawe kandi bagomba kwita oya ndagiye ngemeze neza umukobwa afite ibyishimo urukundo rwa mutwe nk'umusazi ku buryo nta mwanya w'imijinya afite umukobwa disi yavuye yishimye ubuzima butangiye guhinduka kubera urukundo nyamara abona namwe ibibazo mufite byose ari ukubera nta rukundo ruzima mufite umukobwa yiboneye umuhungu umukunda yamuguriye na kamera umukobwa atangiye gukora ibyo akunda atangiye kugenda afotora amafoto meza katururi umukobwa yigize sikoti katururi yeah. Ninjoro ngagomba kujya gusura uriya muhungu akamutekera ninjoro harageze yiteguye kare umuhungu ataranamuhamagara ibaze umuhungu mufitanye gahunda saa 2 saa 12 umukobwa yari yamaze koga no kwambara adakerereza agahungu k'akabogari bahuye yakunze ni nk'umukobwa wahuye na Rocky ikibazo mba mbakwepera kure nimba ari n'umukobwa nabwiye ngo ndamukunda narakubeshyaga sumuntu mumubona ndiseriye we mu rukundo reka kuri station ya polisi y'umukobwa baramuhamagaye muri iryo joro How do you know it was murder? mubizi gute ko bamwishe mama we twamusanze muri puberi bamurashe mutwe kabiri uyu mukobwa kuri polisi baramuhamagaye baramubwira ngo wa muhungu bari kujya guhura yapfuye Tonight was going to be our third day. iri joro bwari bugiye kuba bwa gatatu murana ngo dusangire Gonna cook me dinner. yari no kuntekera iri joro yapfuye wa muhungu nyagasani yari kuntekera ifi Halibut. Simon se oya Harbert You know any of his friends, family, or coworkers? hari inshuti zo musoro uzi cyangwa abantu Oh, bakorana he's an accountant. icyo yari accountant Was an accountant. yari accountant But he only had one kandi yari yarambwiye ko agira umukiriya umwe guy named Barry. ku mukiriya witwa Barry Let's not give the lady false hope. Statistically, turaza kubikurikirana reka natari turege kubeshya ntacyo turi bukurikiranemo We're gonna do our best. turakora uko dushoboye honesty. Some people prefer. reka tumubwize ukuri umuntu wishira muhungu we ntago tumuzi ntabwo dushobora kuza kumumenya Can I talk to his family? mwareka nkavuga na famiye Find anyone yet? nta famiye When tuzi did they see him? none se murahereye mumenye uwo mwishe wa muhungu ejo bahuye disi agakobwa kari katangiye gukunda yapfuye undebera ukuntu ibibazo bibaho kigaba kumukoraho ahita akivurana igipolisi bunda sasa ahita yica abapolisi kumbe ni uko yari ari gutekereza agiye kubica yahise atangira yikubisa amashanyarazi yari agiye kubica Sounds like your guy was involved in some pretty sketchy business. Dodged a bullet or two. Listen, just give us a call. nugira icyo umenya uzaduhamagare kuri iyi nimero ni kuri polisi umukobwa afite inyatsi umuhungu bari bahuye rutangiye kumuhindura kumva ari mu rukundo ko bamusanze ahantu muri puberi yarashwe amasasu 2 She's grieving. I'm just trying to comfort her. uriya mukobwa yari afite agahinda ndi kugerageza kumuhumuriza I don't think so. urebe That's why you like her. cyangwa wamukunze With a little rage bottled up inside. abakobwa babaye kuriya urabakunda Until it blows up in your stupid ass face. uri ikigoryi mwana I'm a big, strong policeman. warangiza ngo uri umupolisi ngo ukomeye Embrace you and comfort your grieving vagina. wa ugashaka kujya kuryamana n'umukobwa ngo abariho umuhumuririza ariko bavuze bano banyamasha barakwereka umugabo yapfuye nibwo yaragihura umukobwa atangiye kumukunda avuga ati ubuzima bwanjye bugiye guhinduka byibura nanjye mba umuntu usanzwe nk'abandi yaje irusororo gushyingura umusore witwaga Justin niwe muntu bari bahuye mu buzima bw'igihe yabereyeho yumva yamukunze yaje anabitekerezaho Justin yapfuye dore umujinya yababaye nk'umuntu upfakaye aramwibuka umusore ukuntu yamukuyemo bya bintu by'amashanyarazi amubwira ati bino ntago birenze ariko mwibuka umunsi bararanye byose ari kuryama akabirota umukobwa yabuze ibitotsi yababaye kandi koko nibyo byibura umusore yaratangiye kumuhindura umukobwa yaramaze kujya mu rukundo muri iryo joro yahise abyuka yabuze ibitotsi n'umujinya mwinshi si usanzwe agira umujinya gusa urebe filime sheri yapfuye za kuri wa muganga rebe aramuniga uwari wapfuye yapfuye kanda akantu k'amashanyarazi reka ngo utere imiti wa mukobwa yiguturisha yitwa Rindi muganga azana imiti muganga urebe ni DJ Felix ujumbana imiti rebe umukobwa akibuka umugabo amubwira ati njye ariko ntabwo ngutinya umukobwa n'ubwa mbere yarahuye n'umuntu umeze nk'aho ahuye n'ibyifuzo bye umuntu yiyumvamo atabasha kurakarira ngo ahemukire ni gake byari bibaye mu buzima bwe n'ubwa mbere ahubwo none umuntu yapfuye
ndakira nkurikire filime. Lindy ubwo gikanguka bari bamuteye imiti. You're holding it. Do kikubita amashanyarazi. I want to crush your skull with my bare hands. Ndikumva gahanga kawe nakamena. Wumve. Sorry about Justin. Umbabarire ku byabaye kuri Justin wapfuye. They acted like it was no big deal. Who? The police. Abapolisi bari And focus on yourself. barawibitaho. It's obvious they thought his boss had something to do with it. Abapolisi bavugaga turiya muhungu uri imbere yaragiye guhura na boss we ni ushobora kuba bifitemo uruhare. I am sure they'll figure it out. Baraza kumenya ikijya mbere abapolisi. No, I need to find out. Oya ahubwo ngenda aza kumenya icyabaye kuri Justin ni igiki. Umukobwa arashaka kukifatiramo. Amenye n'iki cyabaye kuri sheri we. I'm gonna find the fuckers who did this. Ndaza kumenya ninde wishuriye mugabo. You are never, ever going to get better. Ntabwo uri buze koroherwa ariko. Fuck. You're going to kill somebody. Yeah, you're fucking right. Ushobora kuza kwica umuntu ninshake mwice. Look, some people cry, some people drink, some people write shit poetry. I hurt people. Abantu iyo barakaye bandika imivugo bakumva indirimbo bakagira ibintu bajyamo bahugiramo ariko ngiyo ndakaye nica abantu. Umukobwa ararakaye. Bimeze bite? Arakaye nwa shoti y'uru. Muri filime. Umukobwa ararakaye. Ibintu bigize international. Ndashaka kumenya ninde wanyiciye umugabo. Mungu bari barahuye rimwe kabiri ayisaba umugabo we. Ndashaka kumenya ninde wanyiciye sheri. Urefime? Hi, Detective Vickers. Detective Vickers? I need to talk to you. Ngiye kuvugana nawe. More information, but I'm scared. Hari amakuru namenye ya rwarupfu rwa Justin kandi mfite ubwoba. Mwasi wanje. We'll be right there. Ni uri. Turaje. Dore ngo baragiye umukobwa arabahamagaye. Kora amakuru yamenye. Ibyerekeranye na rwarupfu rwa wa musheri we. Abapolisi bagisohoka muri office. Yahise yinjira kumbe yagira ngo bahaguruke muri office yinjiremo. Ahita aza hano. Hano hari amadosiye bari abapolisi bahasize. Iyo film. Hano ahita kura ikarita y'umupolisi ukora hano. Umukobwa yinjira abapolisi bakorera. Ahita yinjiramo indani. Urebe film. Urebe. Aza hano. Kumbe disi yagezeho bubika ibimenyetso. Iyi ni ishati uriya mugabo yari yambaye irimo impumuro ye parufe ye. Za parufe nitera zihenze. Arazihumuriza sha. Kuri bano harimo telefone ya sheri we. Iyo telefone ya sheri wapfuye arabanza arayitwara. Yibye ibimenyetso bya RIB. RIB biri buze gukoresha. Umukobwa yibye ibimenyetso bya RIB. Ndagira ngo ukurikire filime. Kira ni ikindi cyaha. Yibye ibimenyetso polisi yari gore ikora iperereza. Iperereza arashaka kurishyira mu biganza bye. Abari ubyikurikiranira. Katururi. Urebe. Aza hano. Yaje hano. Urebe filime. Minyeri mu rugo rwa sheri we wapfuye. Uwo yitaye nakuye nta nubwo ari mwita sheri. Umugabo we wagira ngo arimaze nk'imyaka 20 babana. Kubera urukundo yari yamukunze n'umuntu waje mu buzima bwahindura ubuzima bwe mu masaha make. Burarega ubuzima bw'umuntu kubuhindura ntago bisaba umuntu kura muri firigo abonamo n'ifi disi. Ifi umugabo yari yateguye kumugaburira wibuke yari amwe ngo ninjoro ndagutekera gafi. Ifi ni firiti kugihe. Katurure. Hello? Hello? Hi, Lindy. Bite Lindy? Vickers. We Detective Vickers. Lindy. Detective. Detective. You're angry, right? Warakaye senya? Feeling evidence. Kuki wibye ibimenyetso? I want to find out what happened. Kuko nshaka kumenya icyabaye. Ako ni akazi kanjye. Huh? How's that going for you? Ibyo rero bigukufasha iki? Tonight, What? my partner wants to bring you Twamenya uri umwunganizi wanjye aje gufata. And robbery and probably a whole bunch. Turagushinja icyaha cyo kwinjira kuri polisi ukiba ibimenyetso. Ni icyaha gikomeye cyane. come in on your own and clear up this misunderstanding. Without all the, jail. She's on her way up now. Balls, where are you? Parked Uri he? She's not gonna shoot. Umwunganizi wanjye araza kukurasa tarajya kure. Fire! Hey! against you, Mike. So here's what's gonna happen. You're gonna put your arms over your head, I'm gonna cuff you, Amaboko ku mutwe cyangwa nkurase. and I'm gonna book you. What if I have other plans? Mfite ibipanga. Shoot you. Ndakurasa. Then waste a bunch of time writing up a report instead of hunting down your boyfriend's killer. Wasn't actually my boyfriend yet. Uriya ntabwo yarabashe yarakabaye sheri wanjye. Urebe baramufasha. Dating in the city. Bamusanze mu rugo rwa muhungu wapfuye. Finally find a good man, and boom, two bullets. Ahubwo wa mukobwa niyo dutangiye no gukeka ko ushobora kuba wishurira mugabo nimba mwamenyanye n'umuhungu washira iminsi 2 akahita apfa.
fucking kidding me? Give me the phone. Miriza iyo telefone. Miriza. Rebe. Arayimusunikira. N'umupolisi baragafasha k'ibyo bimenyetso. Please don't tell me you just called this murder. Utambwira ko wavuga n'umukobwa dukeka ubwicanye hasi. Rebe. Babarira uyu munsi wa mbere mubi. Ntago ari jye wamwishe kari kurenga. Gaco gasotse mu rugo rwa Mungu bakundanaga. Ko bakundanye ijoro rimwe. Be filime. Kazano gafite urufunguzo ni ku ntaki y'uriya mugabo bakundanaga. Kinjira mu modoka ye. Rwa Mungu bakundanaga. Modoka yasize. Za modoka nziza kuyatsa biramucanga. Do. Kwagakura amashyiramo. Remembering how to drive stick. Do. Kwabwa yatsa imodoka. Bimeze biti. Wa kigori kiwe. Urebe. Icyo jwi ni ryiki? Iyo ni McLaren Team 6,000 Spider. Bwoko bw'iriya modoka. Urebe. Iriya modoka irihuta cyane. Gutuhamagara umukobwa nk'uriya uzi ko turi kumukeka. Bakiri aho modoka icaho. Muri filime barakurikira. Bimeze biti? Umukobwa iperereza rishyize mu biganza bye arashaka kumenya bimeze biti. Do bari kuri telefone kandi bari no kuvugana umukobwa katanu. Shaka kumenya ninde wamwicishiriwe. Umugabo yari amaze kurana wakakwinde. Utarajya kure. Babe Parikan. Sike. Yo. I'm starting to get the hang of the stick shit. Baby. Yo. Kobwa, zinga imodoka ni zimwe nziza wowe. Polisi barasiga. Stay on the phone. I'm trying to help you. Mukoguma kuri telefone twigereza gufasha. I would have to concentrate now, so it's been really nice catching up. Ahubwo byari byiza gura namwe reka mbakupe muri gutuma nikosantara. You're on your own. Nungupa uraza kuri ku giti cyawe wenyine ntabwo ndi bugufasha. Rebe, kobwa arakomeza yitwa Lindi. Sike, polisi barakurikira. Yo. Bari kuri telefone, bose bari kuvugira, umwe ari kuvugira kuri P37, umugabo ari kuvugira uyu mupolisi kuri S17. Yose na amatelefone meza agezweho muri Kigali ndetse ya Itel. Yo. Rebe, umujyi. Yo. Kobwa afite za modoka nziza n'imodoka yasizwe na sheriwe. Twamwita sheriwe. Iyo twabonye ko nta minsi ibiri bari bahuye. Inshuro ebyiri. Yo. Aramukurikira. Ibi filime. Arashaka kumenya ninde wanyiciye sheri. Siko kagira umujinya. Buryo kakuzemo. Katururi. Umujyi. Baby. Don't bitch out of me now, David. No. Acha sanse nike umupolisi akurikiye umugezi wa nabi. Uyu mukobwa n'umupolisi aciye sanse nike. Mukobwa yanga kuva mu nzira tugongane. Baby. Polisi bimucanza ava mu nzira. Ari sanse nike. Manuka. Polisi babiri barasigara. We n'umusazi. Shaka kumenya ninde wamwiciye umugabo. Sore bamuzi izina rimwe yitwa Justin. Ayandi makuru amufiteho. Ikindi azi ngo yari afite umugabo ngo boss we ngumwe ngo yitwa Barry. Turi modoka y'umusore nzi bafungura bajyana hejuru. Karamu zatumbona mu minsi iri imbere nimukomeza kuma amafaranga ikibazo muringona muyatanga kini. A lightsaber. Yesa zakunino. Telefone hano yizanye ni hehe? Yeah. Ni muri New Species. Kwa Keza ari ku iposta. Yesa zana ya telefone. Urebe kugera no kumbe muri New Species Keza bari kwikinira ama video game na gengeye. Who's in charge now? Ninde uyoboye hano? I'm the manager. Ninjye Keza manager. If you're the manager then. Nimba rero Keza rero. Person I want to talk to. I need someone who actually knows what they're doing. Nyene umuntu uzi byakora. You've got in this. Umuntu w'umuhanga mu byo guhakinga kinjira muri telefone aba yagurisha akamenya nibici birimo. Uwo bamwita Andy ninde? Keza yesa murangira witwa Andy. Ni muri New Species. Usanga udukoresho tw'ubwenge. Tura twose muba mukeneye.
urebe kumbe dore andi Okay, so what? nakana yakobwa Murder something? wibagiye password se oya It's more the man I loved was murdered, and I no mugabo nakundaga wapfuye been able to track down the bag. nibye telefone ya polisi ndayizana ngo nkurikirane menye wamwishe nanjye mwice Cool. urabizi ibyo bintu biri cool nakana gakobwa kari hano kahita kinjira muri telefone urebe And we're in. telefone twagizemo indani Obviously. wakana uragahanga biragaragara ariko History. This must be a burner. Your boyfriend a drug dealer? none se shiriwe ko yakoreshaga telefone za banane za telefone bagira ngo polisi idakurura yacuruzaga ibiyobyabwenge simbizi Right. urebe I don't. Did your mouth just fart, Doug? uyatuka cyiza igitutsi ntasobanura nakana kagakobwa The last 7 calls came from an abandoned building downtown. nimero 7 zamuhamagaye zose zamuhamagaye zavaga mu nyubako imwe Not sure. iyo nyubako yitwa ngo iki rebe mwana arakurano Barry Kasparsky. wamuhamagaye yitwa Barry Kasparsky kandi batubwiye ko ariwe boss uriya mugabo uyu mugabo ngahigwa na polisi witwa Barry That's the guy. uyu niwe muntu uheruka guhamagara sheri wawe ndakwishyura ngahe Me, you can't afford me. muko ntago wabona amafaranga unyishyuye akana gato kagahaka amusigira ku ntacyo ya modoka nimba atabona yamwishyuye yamusigiye ya modoka ahita avayo bamenye inyubako ituyemo umugabo witwa ngo Barry Kasparsky ngo niwe bagiye kureba rebe ngo Barry Kasparsky ngo niwe wari boss uriya mugabo niwe uheruka no guhamagara sheri w'uyu mukobwa bose aza kumureba aho yaje kumureba hari ababonsa ubwo ni ya ntare niba ababonsa usanga nyine nta ribi ryabo nibo baharinda rebe nakurino gera hano hari intambara rebe dore intambara kumbe hano hanaje kurebera haba imirwano umukobwa akavayo reba filime hano abantu bari babashese bari mu mirwano ya mikino bitemewe na leta ibera ahantu utamenya bari mu mirwano kandi umukobwa aje gushaka witwa Barry igisaza basore ibyo muri kurwanira byose nimwabiganiraho ni amafaranga twe tuba twashese Is it too late to put dollar on the other one just because hari ikibazo se ngusheteye you left when you hook? niba ikibi cya mbere Are you Barry? niwe bita Barry So, just you seem like. ndabona asa nkaho ari we Barry So, What do you want? urashaka iki well, I wanted to pick your brains about the phone calls you have with the accountant that works for you. ndashaka kubaza nimba hari umu accountant uzi muherutse kwica uri umupolisi uri FBI ndasheriwe Say girlfriend. ngende isheriwe Down like 2 dates. twasohokanye nka kabiri Before I was crossing fingers. mbona ko ari umuntu tugiye guhuza But you know you did. Probably. Well, amazing. I mean, that saves me a massive headache, Barry. nabara Barry mukira I didn't say I'd tell you. ntabwo nakubwiye ko ndi bukubwira abo muntu nimba muzi Face stomping, bone breaking. uraza gutuma nkwica nutambwira uwo mu accountant nimba mwaramwishe I tell you what. mubwire How about I beat 3 of your best guys? ninkubita abasore bawe batatu Name. urambwira izina ry'uwishe uwo mu accountant sheri wanjye bita kuri bagabo batatu uyu mukobwa bakubite namara kubakubita ngo baraza kumubwira ngo wishe nde sheri we It challenges me. ngiye nkunda abagabo bashaka guhangana nanjye Okay, so what are the like rules? amategeko ni ayahe nta mategeko hano tugira mu rwane nkaho nta tegeko rihari rebe All right. sawa biti rimwe hasi gikobwa aramucira rebe rimwe uramenye iki gikobwa ni igisazi ntabwo bakigira urebe filime niyo nambara jya ku bagabo kuramenye uyu mukobwa ni umusazi yaratojwe yagiye no mu gisirikare ni umusazi mugeri hasi niyo uwo ni Madiba ni abasazi Madiba na Kada rebe fata umukobwa hano rebe jewe amukura amayera ari ku moko kigabo jewe Lucky guess. ya hasi mutwe Madiba ibyo bamukoreye imirwano irarangiye umukobwa yishe abantu batatu abandi mwese muri hano musohoke Bigger Adams out. Rebe Really working for me. ya umukobwa arashaka kumenya ninde wamwiciye sheri bidatinze bahise bavayo reba filime zakurino batangira kunywa ku rwunge
bit parched after that. A1 nari nkeneye urwunge banteye icyaka. Okay, you were going to tell me who killed Justin. Kira ninde wishe Justin? Bumve. Those men back there. Bari abagabo bari hera twasize. They work for. Barankorera. They respect me. Baranyubaha. They pay tribute. Bakampa n'icubahiro kirenze. Because they know that I am a man of. Impamvu bankorera bakanyubaha nuko bazi ko ndinda ijambo ryanjye. This like this. Ariko ngiye kukubwira ibanga ntuzarivuge. Because the truth is. Ukuri ni. All that I have is because of one thing and one thing only. Ikintu ngenderaho ni kimwe. That I have never been a man. Ntago ndi umugabo uvuga ijambo ngo ndisohoze mbabeshya. Umbaho rero nawe nakubeshye ko nzi wishe sheri wawe ariko ntawe nzi. Ndagiye. Umukobwa mutunga imbunda. What is it about gross old man? Ariko ibisaza gute musuzugura abakobwa bakiri bato. Reba! Saza! Cyanze kumubwira aragikurura. Arakubita. Interesting ball color. Beke intoryi ziri hano. What are we calling that? Ox blood? Tuzite gute ox blood? Just like a woman. Straight for the nuts. Kuki abagore ariko mukunda intoryi? Although evolution hasn't really been kind to you guys putting me on. Nabizi ndagukubita amashanyarazi ku ntoryi urambwira. Come by flick. Intoryi na amavi hari hasi nyine iki niki. I don't know. Ntabwo nzi uwamwishe. Kubita amashanyarazi hano. Gareth Pfizer. He's my boss. Diego niwe boss You wanjye. kill his accountant. Kuki accountant wanjye. He was giving the books. Hari wabona hari ibitabo. And the government. Yaratangiye kwinjiramo bye. Go after Pfizer. Akaba yabijyana na none kumuteza leta kubera umugabo kuri biteme n'amategeko kweri accountant we. Exactly that stupid. Kubita amashanyarazi. Rebe. Yo. Gusa menya undi muntu wishe sheri we witwa Gareth Pfizer. Ubwo niwe agiye kujya kureba. Tuvyari. Uyari mu bitaro hano. Background check came in. Bano bibuke bakoze impanuka. She's got a history of violence. Wa mukobwa na mukweze iperereza. Yagiye akubita abantu akabatoteza. History too. Classified type shit. Akazi yagiye akora ntabwo kanditswe mu dosiye ye. Gusa ngafite ikibazo cy'umujinya. Still don't think she's the type to blow her boyfriend's head off. Uyu mukobwa bivuze ngo ni babana usanga barisha abasheri babo. She got a short fuse, doesn't make her a murderer. Uriya mukobwa kuba arakazwa n'ubusa ntabwo bimukira umwicanyi ariko. Times common sense trumps protocol. Hari igihe umuntu aba afite umujinya mwinshi ariko nawe afite amahame agendera atapfa kwica umuntu. Hey, what am I supposed to eat? Ariko uyu munsi nari kurya iki? See what I can swipe from the gunshot victim next door. Always taking such good care of me. Thank you, partner. Urakoze buri gihe unyitaho umwunganizi n'umukobwa. Yakomeje kwiga ku mukobwa. Areba ibye ni ibiki. Allergic to latex. Kumba kiri hano hari umwinjiranye. Wow. Umukobwa yinjiye hano. Urebe kamusanze kwa muganga n'umupolisi. Bother. I'll run away and you'll get yourself all. Umukanya ndaba ngiye kubaza utubazo duke. Here. I did get a bouquet, but I gave it to this woman in the elevator. Nari nakuzana indabyo nyinshi ariko hari uwo twari muri lift muri sanseri. Something horrible. Couldn't stop crying. It was really. Mbonye ari kurira cyane ndazimuha ngo usigarize ururabo rumwe. Wanted to say thank you for warning me. I wasn't warning you. I was giving you a Kandi nishobora gushimira ko wamburiye uriya mugore ngaje kumfata. I found out who killed Justin. Namenye wishe Justin. Who? Gareth Pfizer. Yitwa Gareth Pfizer. You got any proof? Ufite ikimenyetso? Obviously not the sort of person who gets. Oya nta kimenyetso mfite. What do you know about? Uwo mugabo muzi iki gapolisi? Billionaire reckless. Uwo mugabo afite za miliyari ze n'umukire. Akora ibikorwa byinshi nta muntu ukimukoraho. Njye ndaza kumukoraho. Cyane. And a lot and not in a way he's going to enjoy. Kandi uburyo ndi umukuru ntabwo ari buze kubyishima. Ndamukura he. Kuki uri gukora ibi? Is this Justin really worth you risking your life? Ese uwo mugabo Justin birakwiye ko watanga ubuzima bwawe kubera we? Know him. I didn't know half the shit he was caught up in. Uwo mugabo ntabwo muzi Justin wapfuye sheri wanjye ariko nanone nabonye atari umuntu mubi. Nobody does. Oh no, but most people make me want to run away screaming or snap their fingers off. He was. Hari abantu bagumye bashaka gutuma abandi bantu bata umutwe, abo bantu nkwiye kubahana. Sasa umukobwa arashaka kumenya baramubwiye ati umugabo uri guhiga wishesheri wawe. Ngo yitwa Gareth Pfizer. Ni umugabo ufite za miliyari ze. Nta muntu ucyumukoraho ibikorwa byose yakora ari abantu bitwa ngo ni indakoreka. Abari muri Imperial Tower, uwo mugabo ngatuye mu nzu bakubita ngo ni Imperial Tower. You're not in a great position to stop me, are you? Ariko nagari byose cyo nagari kwamaga. Yakive nyuma mukubitira ikintu cy'inkokora. Umukobwa gacisheni. Amenya ahantu umugabo ari. Gari muri Imperial Tower. Bimeze bite umukobwa gacisheni. Dore ngo fa to kubitaru. Rebe. Hey, kubitaru. Yakurikiwe. Bimeze bite. Aravuze ati umuntu wishesheri wanjye. Sheri wanjye twarembaza umuntu mubi wamwisha kwiye kubiryozwa. Kuri amugabo ntago yari umwana mubi. Bimeze bite. Katorori. Yeah. Rebe film. Yo. Rebe.
Hey. Hey. Kobwa afungana acisheni bimeze bite? Yeah. Badanangiye kugera hano urebe mu bitaro we ni umusazi yifitiye ikibazo yakuranye arabanza afunga hano aho yisanze muri materinite hamwe bashyira uduhinja twavutse duto tw'iminsi hajya so bita muri materinite niho yisanze aho ugasanga akana gakuza ari akaninja kumbe kakivuka kahuye n'isadunda nk'iri gusa umwana wakuze ari isadunda kubera yahuye n'isadunda nk'iri rikamukoraho batangira kurira ziba uyu mugore agira amahane ku buryo akana gashobora no kurira akagakubita inki ziba umve ziba warwavumba we nyumvira umukobwa uri hano nikavuze ntago ndi kumuhimbira kagira umujinya kandi uyu mwana umwe arize bakoranaho bose baririra icyarimwe bakoranaho wagira ngo bararepese minja zose tangira kurira wagira kobwa atangiye kurakara yikubita amashanyarazi ngo buno buhinja atabutera inkonje yikubise amashanyarazi kukarakaye yabutera inki stop ibi byana bitaziba kazamo Breathe. Rufahuri Don't move. Rufahuri Breathe. tuhumeke Came far. ikindi sindi bugisobanure ntunahumekire hasi ndakurasa Put the gun down. kiri mbunda hasi Because I want you to be ready. Ready for what? This. urebe hey ntutinyuke I trust you. anagagahinja urebe kugira ngo batamurasa yakanagiye umupolisi polisi kumutunga imbunda arabirika agasani aryamisha akana kobwa shesheni yarakurikira umukobwa ni umusazi yeah urebe hakunino dore inyubako ajeho bayita Imperial Tower ngo niho uwo mugabo atuye uwo mugabo ngo nta muntu umukoraho hari abantu bitwa indakoreka biba byaraciyemo dore umuntu wahura nawe wa mbere winjiye muri iyo nyubako filime Can I help you? nagufasha Faisal. Gareth Faisal There's no one here by that night. Okay. nta gahunda ariko mwari mufitanye Not less painful for you if you just point. nutareka ngo mure nawe uraza guhura n'uburibwe bwinshi Can I be of assistance? uwo mukobwa twamufasha na Delacroix, this Mr. Delacroix uyu mugore is asking for a Mr. Faisal. ari kubaza ngo Mr. Faisal She threatened. nanjye nteye ubwoba You're fired. ndakwirukanye For what? nzira iki Your tone. Miss? uburyo uri kuvugamo madamu Right this way. ca hakuno rata tukwereke Faisal ushaka ngiye guhura n'ingagari uyu baramwirukanye uriya mugabo yari ikigoryi uvuga kobwa undi mugabo bahuye wamwita Mr. Delacroix avayo yo binjira hano filime It's strange. I would have thought the big cheese would be on the top floor. ko turi kumanuka hasi nari nzi ko abakire baba bari kuri nivo yo hejuru n'ubundi boss ari kuri nivo yo hejuru umukobwa w'umuntu muri basement yagasani bamukomye akantu kanguka ari hano baby Clean blow to my brachial plexus nerve group. Good one. buryo ubise mu mugongo ntago ari byiza hari ibitsinga bamukuyeho You must be security. niwe ushinzwe umutekano hano Unless this is some really fucked up date. Hit up, and you are? About to pee my pants. mbese ndi kumva nshaka kwinyarira We're here. nanyweye Red Bull zirindwi The drain in the floors for. ko hano hantu se harimo nanone imiferege Yeah, it's a really bad idea to take those. I need them. ibyo bintu wanguyeho ni bibi cyane bamukuye ibyo bitsinga Hard. mfite umutima ufite ikibazo niyo mpamvu nambara ibyo bitsinga ubu ni ibyanjye Why are you here? kubera icyo uri I hano need to see your boss. nkeneye kubona boss wawe
He killed Justin. Boss yishe Justin. Who? His accountant. Justin is the accountant. Why would he have killed your Justin? Kubera se yishe Justin. Boring, everyday bean counter who's cooking the books for nyine shit. yaba yaramubangamiye kuko Justin yarabangamye. And tossed in a dumpster. Sounds like he Kamwaramwishe ngo bamushukunye muri puberi. seemed like a solid lead. Rero nabashije makuru banyobora kurimo. Barry told me. Bari niwe wambwiye ngo ni hano. Are you a relation of the deceased? Wapfuye mufitanye isano. No, I was. Nyine. No, we were. Nyine wapfuye. See. Ndabyumva. No, nor do I desire to. I'm going to give you a chance to vacate. Ngiye kuguha amahirwe yanyu musohoke muri iyi nzu yacu mu mahoro. Nintasohoka. You will find out what the drainage system is. Nudasohoka uraza kumenya iyo miyoboro ya rigori iri hasi aho ngaho wicaye ikisobanuye. Bagiye gukumwa amahirwe yanyu masohoke hano. Bebe. Umukobwa baramwambitse bahita bamutegera n'imodoka bamuha n'umushoferi. Ave hano areka guteza akavuyo mu nzu y'umukire. Abagabo bubatse amataje yabo kazuzanyemo akavuyo. Rebe. Yeah. My vest. I need my vest. Keneye vest yanjye, keneye ka vest ke yari yambaye bagasigaranye. Kamwe nyine gatuma atarakara. Bagasigaranye. Urebe. Uyu dore inzira baca. Filime. Yo. Muri ya nyubako. Kumbe muri iyo nzu tu. Hakunino. Hari ubusiritse ku migozi ku bamumanuye Nyagasani. Ni igisazi. Zeri ibyo baje kumucumura hano. Ubusaza. Apologies for the disturbance. Utabarire kuba tukubangamiye. Visitor, a woman. Hari umushyitsi waje w'umugore. She's peculiar. Gusa umugore ntabwo yarasanzwe. Yarasanzwe. Mfite kuva muri iyi modoka. Can you let me out? Wareka gasohoka muri modoka nta nubwo yambaye bya bitsinga bituma atarakara. Seem overly familiar, but I gotta take you home. Adabambwiye ngo nkugeze iwanyu. Dekura. Asking about an accountant. Yaje basanga iby'umu accountant. A concern? Let me out of the car! Reka nsohoke wa musaza we. Let me out! Ararakara gufatira igisasu kirano kimutwaye. Aware of her presence here, so I opted to let her go. But enough of a concern to bother me with. Umukobwa ubwo nazakomeza akaza kutubangamira. Igisaza kiramugera icyo bita ariyo wa mukire batubwiraga. Yanga gari. Modoka yaparitse hano nabi. I'm sorry. I'm sorry. Bebe, umukobwa fayo. More light. An unknown variant. You know, Uwo mukobwa ariko nabonye nta kibazo yateza. like, Abo bantu bita ngo nta kibazo bateza. deal with her. Nibo bagiteza ahubwo mumukure mu nzira mumwiteho. Umusaza atanze itegeko ati abantu batangira kumenyera bazi wanjye mu mwice. Bebe. Abantu barahumuye. Oh, fuck. Umugabo gutaye yasanze umukobwa hano. Ni muganga we. Lost my device. Ya device yanjye nayibuze. Do you really need it, please? Nkeneye indi. Umukobwa kandi yibuze abafite umujinya. What happened to the lamp? Tara ryabaye iki? Figured if things got really bad, I can bite down on both ends. Don't do that. Umukobwa yari yazimije itara avuga ati nibiza gukomera ndaza kwikubita amashanyarazi ku munwa. We. Sorry. Babarire fata. Kagira umujinya. Gakene bya bintu kambara nyine. Being old yeller. Yeah, it's a classic. Bino yitwa Odiero yiziye ni yaciye. How it ends. So if I try anything, kill me. Ningira icyo ngerageza usekunda sa. Umukobwa kubera makeup bisiga ari kurira ukabona ari kurira ibintu bisa nk'icyatsi nk'umuhondo kumbe ni amarira buriya nyine yahuye na bya makeup byabo. No mu ngo baba basizemo ibintu by'imikara. But I can promise more innocent people won't get hurt along the way. Ndagusezeranya ko ndi bwica umuntu wanyicesheri ariko abandi bantu badafite icyo bahuriyeho nacyo ntago ndi bubice. Mu nzira kugira ngo agere ku Chinese food. ibyo ry'ibiryo by'abashinwa. Kung Pao chicken and sweet and sour. Iyi nkoko bayita Kung Pao chan ni inkoko y'abashinwa. You should eat something. Kiri cyurya. Don't touch the shrimp fried rice. Gusa umuceri ku ruhande ntukoreho. Uwo ni uwanjye. Hanyumva. Uyu ni muganga we
reka ngushakire irindi kota agiye kumukorera kandi kaveste kazajya kamukubita amashanyarazi umukobwa yicaye rebe ibyo byarabaye bukeye bwawe mu gitondo cya kare umukobwa yabyukiwe kugira niwe iyo afunze umuryango cyangwa umuryango iyo bakubise ya nimero 9 irikubita yahise yanga guca ku muryango aca mu idirishya aketse ko wari wamwinjiriye mu nzu kugira ku muryango iwe bari bamuteze igisasu wa mukire yatanze itegeko ngo uyu mukobwa bamwice yageze nasanga bari bamuteze igisasu uyu mukobwa asa ku gisasu bari bamuteze uriya musaza yavuze ngo uyu mukobwa bamwice abantu bamenyera ingagari baza mu rugo rwayo bakwiye gupfa singa abantu baza kunsura batampamagaye rebe umukobwa icyo yakoze yasije kuri cya gisasu atangira kugitegura akinjiramo akanda kandi ibyo akanda filime witonze bimeze bite akanda kandi ibyo akanda hano rebe arangije afungura na gaze irazamuka rebe agufatira aluminium ayishyira muri muri mikoro ondi iyo ushyize aluminium muri mikoro ondi ugacanira biraturika uzabigerageze nk'iyo ariko ubwo ndabwira abantu bakuru abana ntimuzabikore ahitazana wa mupolisi ukora ibiki hano I'm hiding from the beat cops down the street. What are you doing? It's sitting outside. Genda kwishyura polisi ubwo urakora iki hano Are you wearing my knickers? I'm doing my job. ni gukora akazi kanjye See, we've taken down another major drug kingpin. nawe utangiye kujya ucuruza ibiyobyabwenge ubinyujije mu bana se ko wagendanye umwana Setting the class pet free. umwana ari mukuye ku ishuri Hamster. Rabbit. Hey, listen to me. nyumva Pretty nasty guys in the hospital, you know, and their description of the deranged psycho who put them there matches you. What? wafashe umugabo bandura kubita umujyana mu bitaro kandi biravuga ko umuntu wamukubise ari wewe Around with me, Lindy. Lindy Okay, but not now. I need you to look after this. ndagira ngo kano kantu kiteho Something evidence for you. I'm not asking you to. Look, I'm giving you the ndikugerageza kuba amahirwe in here. kuza tugufunge Just not yet. ndaza kuza mu mfunga ariko igihe ntabwo kiragera Me. Faisal's not some dickbag gangster, okay? He's gonna be looking for you and he's gonna kill you. uriya musaza uri kumenyera w'umukire Faiza ntabwo yari yamabanda asanzwe aciriritse ni umuntu byonyine kujya kumushaka babikwicira No. tarakore pingumva Bad idea. I've got this condition, okay? It makes me snap. I can't control it. mfite umujinya mwinshi muri kano kanya nabasha gukontorora n'ushaka kunyambika amapingu Electric shock. kano kantu ubona nkanda nagatuma kankubita amashanyarazi sindakare Hurt you or sinshaka kukubabaza anybody. cyangwa undi wari wese I don't think you'd hurt me. njye ntabwo ntekereza ko wambabaza oya Would you leave me on my own with him? ku buryo wansigira uno mwana se Yeah. yego I don't think you'd hurt him either. kuko uyu mwana nkeka ko nawe utamubabaza umukobwa yongeye kubona undi muntu umwizera w'umupolisi Feel like. wumva umeze uti umugabo ahisha amapingu Come on. sawa What do you... Here. kora hano umve kubita amashanyarazi umugabo arikanga umukobwa ari kumubwira ari gushaka kumwumvisha ubuzima abayeho Okay, you know what that tells me? Way more screwed up than you thought. njye narangiritse kurusha uko ubitekereza ibaza ariko umuntu ugenda yikubita amashanyarazi kugira ngo atarakara bivuze ngo byibura buri nyuma y'umunota umwe ararakara ku buryo yakwica umuntu mbega bisaba agende yikubita amashanyarazi ngiye kukorohereza I treat you different because you are different. gufata nk'umuntu utandukanye uko nawe utandukanye niyo polisi bayikaze kiraho yanyubako y'umukobwa iraturika ukere yafunguye gaze harimo igisasu ubu nta muntu uzongera kuza kumira inzu yanjye iraturitse umukobwa ahita acaho rebe papa biriya ni ibiki yo baje kuzimya bazimya umukobwa yakamije arashaka icyo gisaza amenye niba aricyo cyamwiciye sheri byose bisobanuke katururi Lindy, listen to me. Lindy ndagira ngo nyumve umva muri kano kanya ndahuze Games anymore. sinshaka ko dukina imikino ndikiro gushakisha ushe Justin icyo ushoboye ndakizi nabisomye mu madosiye yawe Up on some bullshit database. Listen, detective. njyewe nyawe ntabwo bansoma mu bitabo rero muri ziriya database zanyu wapi sinshaka kukubona wapfuye Does that mean you're gonna go in and arrest Faisal? none se uraza kumfasha dushaka witwa Faiza tumufunge Thought not. bivuze ngo ntacyo wamfasha n'ubundi rebe umukobwa agarutse kuri ya nyubako
abana ari kwitabira telefone nawe nyagasani uyu mukobwa ni umusazi ntabwo bagira yuriye etaje ya nivo nk'ijana kari kuyurira nta migozi ntacyo uyu mukobwa ni umusazi nyagasani yuriye etaje ya wa mukire ashaka umukire ahubwo rubanda baranatinyuka dore umukobwa ari kurira we dore ahantu kari kurira dore ahantu kari kurira ndebere filime kageze hano hejuru sice yasanze bamutegereje inzu z'abakire nk'aba nanjye narizeraga kuza guhura nawe uyu munsi inzu z'abakire nk'aba kamera ziba zihari iki n'iki dore ingagari ni umusaza w'umukire karafashwe yarahumuye nimba ingagari nuko nzajya mbigenza kuza kundeba tutavuganye impita mbabwira nti mumurasi ibyo byonyine buri umuntu uza kukureba mutavuganye rigasaba agenzwa n'iki ko ari igihe yabaze no kukurangiza uza ku muko umeze nk'ibi byo kurya ndi kurya n'ibira bya robusta n'ibiboro bajya barya byenda kumera nk'ibifite forume abantu ntabwo bajya bimenya ko robusta burya iyo yinjiyemo yenda kumera nk'ibinyenzi robusta ngo yenda kumera nka cockroach ariko bifite n'ukuntu n'ubundi bitirebye byose ni bibi byose bifite ubuguru umeze nk'ubujombye wo mu mpande n'inyama zaryo ziryoha kimwe mugabo umenyereye robusta akarya n'ibinyenzi cockroach ariko biriya binyenzi biba bifitemo amarozi muri by'uburozi byose ni bibi kimwe nawe umeze nk'ibyo binyenzi mwese muri babi wa mukobwa uri ikinyabuzima kidasanzwe wumve sinzi ubuhe bwoko bw'ikinyenzi uri cyo ariko nawe uri cyo njyewe n'umuntu mfura hari ikintu twemeranyaho bambwiye ngo waje kunyica ariko umaze ibintu by'umuntu ngo w'umu accountant w'umukontabure nishe ni sheri wawe twari tutaramenya neza nimba ari sheri wanjye ariko yari umuntu udasanzwe wa mukobwa rero njye nica abantu benshi kandi abenshi muri bo bari abakontabure biragoye ko namenya umukontabure nishe mufite mukundana umbabarire nimba mu bakontabure nishe harimo na sheri wawe ariko ntago muzi nishe abakontabure benshi ibintu bya bisaza usanga ku cyumweru byica abantu nk'ijana niba umuntu uvuga ngo roke ngo hari umuntu wahemukiye buri munsi mpemukira abantu buri munsi ngahemukira abandi gusa namenye umuntu uvuga nahemukiye ari inde none abo nteganya guhemukira nibo benshi ni nk'iki gisaza nyine ndabikunde abantu bari kuvuga ngo ndi umuntu mubi ngo ndahemuka mba numva biryoshye nyine bituma abantu bantinya mukomereza kuruke ni umuhemu ntago yakini ibyo bintu ndabikunda kuko hari ukuntu abantu bari bamaze kujya bamenyera ngo kuko ndi umwana mwiza ariko basigaye bantinya na Jay-Z bajyaga bavuga ngo ni Illuminati ngo ni shitani tukamutinya tangire mujye mumvuga nawe muvuga ubugome bwanjye mugabo yaje yakorera nta ji mufite hano se irahari ariko si yawe kuko karanamenyera ese niwe bategetse ngo ukuri imbarutso wishe Justin ntabwo ari njye wamwishe ariko mba nifuza ko yakabaye ari njye wamwishe umukobwa bamukubise bakaraze ibyuma icara utuze uri kunkora ibiki amaraso batangiye kuyamukamura exsanguination uzi icyo ari cyo ntibisobanuye gukuramo umuntu amaraso mpaka apfuye agasani exsanguination iyo bagukore umukobwa ararakara urabe jyawe umukobwa yarakaye afite n'ibibaraga barabitubwiye nambara filime do nyuru urabe nimwe hasi niga gakobwa yo kobwa arakamani kuno mugabo ibyo akora arabizi punch igipfunsi nimwe kuramenye umugabo bakubise umugeri w'ingusho jyawe mu tirigongo turashize umukobwa ntasanzwe nshaka kumenya uwishe sheri we w'umunsi umwe ariko hari abahungu bazi gukomfirima guhura n'umukobwa umunsi umwe umukobwa akagukunda kuri uru rwego ku buryo yajya no kwica abantu kubera wowe nyamara hari abahungu bazi gutegura hari abahungu wagira ngo bwombo bayize superiyeri we
kuko rero ubwombo ni urukundo wagira ngo urukundo barusanze rero kari barugira international bitana n'umukobwa arimo akaba yatavuga ati njye ahubwo nzica n'abantu bazamuvugaho do yewe do punch yewe do kwabwira hano rwanye cyane wibuke ibi bintu mwana ya ibyo yakuriyemo ngiye no mu gisirikare mfite umwitozo afite n'ibibaraga bagiye bamutera ibiti byinshi cyane kobwa ntasanzwe rabe yewe do muretse tano yewe do filime yewe hasi rabe amwitendekaho karamunaga karamuzinga gasani ntabwo rubanda baranatinyuka yewe ahita ahekaga agahiga ke afatira agahiga ahita acana hano hantu arahazi bigeze kwa munyuza rimwe muri esanseri ajye kureba icyo gisaza cyamaze abantu yo zamuka hano kubwa ya Sean baby film ukobwa kugira hano aho wa musaza bari bossi urebe filime yasanze wa musaza yapfuye hari washa koma amashyi ninde wa musaza yapfuye Faiza ukobwa yikanzemo Justin wa mushe bravo well done wakuze neza aracyari muzima. You know, I gotta admit, Lindy. Reka mbyemere Lindy. Right toward the end there, I didn't think you had it in you. Ntabwo nari nzi ko ibintu uzabikora nk'uko nabishakaga. Babarire. I decided to take care of Faisal myself. Ariko Faisal nahisemo kuba ari umwiyicira. Wa musheri waracyari muzima. You covered in. Is it that time of the month? Ufite amaraso menshi, uri mu kwezi kwawe, uri mu mihango. Ariko I saw you. Narakwiboneye wapfuye. The guy in the cat. Wa ndabonye mu isanduku. Yaraseka. Some bum off the street. Urana umuntu bakwiye ku muhanda twishe tubeshya karingi. Umugabo ari kunywa n'urwungi. I just paid off the coroner, you know. Ndangije nishura abantu bashinzwe kubarura imirambo babeshya ko nyine ari nje wapfuye. CIA can't operate on US soil. USA nago nako CIA nago ikorera ku butaka. Ntabwo yemerewe gukorera muri Amerika ngo iharangirize akazi. Yeah, I needed someone from the outside, you know. Nari nyene muntu uturutse hanze. Attention away from myself. Wa muntu ninshaka kwicura umusaza abantu batazakeka ko ari nje wabihisemo. Wamisemo. Why? Kubera icyo wahisemo nje. A glowing recommendation from Dr. Wa muganga kuvura Dr. Mankin yambwiye ko uri umusazi nta kintu utakora. See, bambwira kuri nk'igikoresho. Yeah, my little kamikaze. Bega byaremeze nko kwizirika igisasu kuza gukundana nawe. Mvuga ni nzakwikundishwa. Nduke kunyicira umuntu. Uyu mugabo yarere biteguye. Yikundishwe kuri aka gakobwa. Karakari kaje kumwicira n'umusaza. Puppy thought they were just going to get a treat. Umugabo ni CIA. Got detonated into dog burger. Mu ntambara y'isi ya kabiri bajyaga bohereza imbwa zambaye ibisasu zikajya kwiturikiriza ku bagize ku banzi nyine ku basirikare bandi bagapfa. Failed or got killed in the process. Well, you know, cost me nothing. Urabona kuba waranyiciye bano bantu bose kumpa kugeze kuri musaza ngo mpaka apfe. Who the fuck? None surinde. Who am I? Dinde. I'm the only one keeping this old shitbag from killing innocent people. Ni njyewe utumye kino gisaza gipfa kugira ngo kirekere kwica abantu b'inzira karengane. Nobody can touch him. Uyu mugabo yarigeze ko nta muntu umukoraho. Usibye kuba narateguye uriya mupangu kugira ngo nzagusaze wowe uzumwice. Mbega niwe wabashe kumugeraho. Ubu ntabwo ukiri indakoreka wa gisaza we. Waranyana yimbwa we. Ndakwica. Gerageza. Cyangwa njye nawe turyamane. Umusore. Turyamane. Zingu n'umusore afata n'umukobwa nk'igikoresho. Bita amashanyarazi. Yagiye mwikundisha agira ngo n'umukobwa azaza mwiciro n'umusaza. Iki? We had fun, right? Nawe twararyamanye turinezeza. You did all this. Urangije tuza kwica abantu kubera nje. You must really be injured. Ariko menye wari wankunze cyane wagakobwa kubita y'amashanyarazi. Was that too strong for you? Oh, sorry, I did a bit of tinkering. Ambabare ndi kukujomba amashanyarazi. Kubita amashanyarazi umukobwa. You know what though? It's going to turn out to be a really beautiful story. Iyi nkuru izaba iryoshye nyine ibwira abantu. Broken princess. Igikomangomakazi cyari cyataye umutwe. The death of her lover. Cyagiye guhorera urupfu rw'umukunzi wacyo. Bigera naho gipfa.
ndaje nkwice gasa n'umusore ntabwo yigeze akunda uno mukobwa niba abateka mitwe kuri isasu na sasu ririmo niba abahungu bagenda bigize inyangamugayo bakababaza abakobwa uzi igisekeje nabona kuri umurakare cyane ntapfa kukwereka urukundo ngo unyiyumvemo bigeza aho kugeza aho nkorera akazi ariko byarangiye mbonye koroshye umukobwa byanyoroheye kugeraho nasanze ikintu wari ukeneye umuntu musambana gusa kugira ngo ube wakora akazi akeneye kose kandi amashanyarazi umukobwa yarabaye kubera iryo jambo agahungu yari yarakunze ijambo kamubwiye ati nasanze ari umukobwa wataye umutwe icyo wari ukeneye n'umuhungu musambana ubundi akakugira nk'igikoresho ukajya ukora akazi ke yagasana umukobwa yarababaye biramurenga agahungu yakunze karamukoresheje kaje kigize inyangamugayo urabizi koko ndi muri kwa kwezi kwanjye kw'imihango rebe umukobwa fayo yamushuguye igikapu ahitacaho amunagiye igikapu ahitacaho usigiye impano y'urukundo ya nyuma kureba hano mu gikapu harimo igisasu aramutuka kandi hano yaragaturikije agahungu kamubeshye ukuntu abahungu bakoresha abakobwa ubwo yarabiteguye aravuga ati ndifuza kwica igisaza kibangamiye abantu ariko kugira ngo yice icyo gisaza byabaye ngombwa ko akoresha umukobwa umeze nk'umusazi wa mukobwa utagira uwo atinya kuko uyu musaza uno mukobwa yabashe kugeraho na leta ubwayo iramutinya nayo ubwayo iramutinya bivuze ngo hagomba gukora umusazi niwe utagira uwo atinya umukobwa avayo gusa nanone ngo warangiyemo uyu mukobwa uriya mugabo ni muganga we bivuze ngo uyu muganga we yaramugambaniye nawe warangambaniye ndangira kiriya gisore I'm assuming that both Justin and Faisal are dead. Nizere ko Justin na Faisal bapfuye. Next. No, wait. Yo kurikira umva. Set you free. Ubwe kandi njye wakubohoye. Your exposure therapy quite so fucking extreme. Ne waneje uriya mugabo aramfunga. Show you how extraordinary you are. Kugira ngo nkwereke ukuntu udasanzwe. Like a lamb to the slaughter. Wanyohereje nk'intama ngo banyice. Uneza uriya mugabo ankoresha nk'igikoresho. You're so special. Ntabwo usanzwe. I'm afraid. Are you going to shoot me? Ugiye kundasase? No, I don't think so. Oya. No, I don't know. Mwambura imbunda. Sorry. Akaganga niko kabwiye uriya mugabo ati yaramfite umukobwa mvura wamukoresha ntabwo bagira ameze nk'umusazi. Rero ibaze ibintu njye nawe twakorana dufatanije. I helped you more than anybody else. Ninjye wagufashije kurusha undi wese muri iyi si. Vumbe bakiraho polisi kujya kwica abantu uzenguruka bigize umusazi polisi byivangamo. Kanya ushinzwe umutekano bavuyeyo. Iyi filime. Shira imbunda hasi. Ushinzwe umutekano wa isasu mu kaguru. Sasu mu kaguru. I thought you were trying to kill him. No, you twat. I was doing your job for you. Kano kazi nimwe nandi gukorera ka polisi uriya mugabo bari bananiwe kumufata. Uyu muganga nawe agiye gufungwa kuba kuri avura mu buryo butemewe. Udufashe bidatinze kwa muganga urebe. Self-defense. Uriya muntu wishe nari ndi kwirwanaho. The incident with the jumper cables. Ibintu byo kumanuka kuzamuka mu nyubako y'abandi nabwo nari ndi kwirwanaho. And the maternity ward. Aho wagiye muri maternity tukajugunya abana. What happened to you living by the rules? Some rules are better than others. Nabyo turabihakana. Sasa abantu bapolisi bishimiye ko umukobwa byibura yatumye umugabo waririgize indakoreka w'umwicanya apfa ndetse n'abandi bagizi bana bose bahagaritswe n'uyu mukobwa abari barananiye leta umukobwa yabahagaritse. Sasa bo bari kwandika dosiye basa nk'abari kumufasha bavuga ati byose turandika kwirwanaho. Umukobwa wari wari uri kwirwanaho nta kibazo cye wari uri kwirwanaho. Mbega bo nta rwango bamufitiye. Bamuzaniye na bya bitsinga bye. Ibyo byose babikuye muri ambulance. Wajemo. So what's next? None se bagiye gukurikira iki? I don't know. I start over. Ndakiye kumugiye gutangira bushya. No more blind dates. Nta no kongera kujya guhura n'abahungu ntazi ngo duteretane zira blind dates buriya ni mbi. Ujya guhura n'umuntu mutaziranye ngo mwahuriye ku mbuga nkoranyambaga ngo mushobora kuva mu rukundo ngo birubaka. Yeah. Polisi wakomeje kujya mufasha. Twafaye ikaze. Dore na kamera yawe. Yo kuyi mukobwa yifuza kuzaba umukamezi. I'm not going to find a bunch of pictures of your bumhole on this, am I? Of my bum? Iyi sasa iyi kamera yanjye ndakeka n'amafoto menshi arimo nagiye mfotora. What kind of sleazeball do you think I am? I mean, the kind that shoots a woman in the leg. Ahubwo wari mugabo nyabakiwe arashe umugore mu kaguru. Kuki wandashe mu kaguru? Well, you know, I could always make it up. Irira kosa nakoze nari kosora ryo kurasa. Waza tugasangira nk'ibyo kurya bya ninjoro. Hano hari umupolisi utangiye kumutereta. Ndabitekereza. An excellent cook.
Nzi no guteka cyane uzaze mu rugo ngutekere. Nge none nzi no guteka ifi kurusha uriya musore wakubwira ngo azagutekera iyo fi bita halibut. Nyagasani babona tongeye se kubona iki n'iki. Ibanga rikomeye barakwereka umukobwa yavuyeyo na kamera bari baramuguriye. Ndetse yahuye n'umusore wo mu meni. Iyi kamera yifate. No umuntu usabiriza yigumane. Kamera buri hari ukuntu ziba zinahenzemo. Yarayimusigiye n'ubundi zikamera nta keza abantu benshi ubona na kamera nta keza kabo. Baba ari abameni. Turadungu tuganira neza tuvuga twigize inyangamugayo mujye mudutinya mwa bakobwa mwe. Umukobwa yafashe inzira yerekera feri ya mbere yaje hakurino. Urebe filime ahabereye icyaha. Urebe filime aho yasize aturikirije wa mugabo Justin ngo wari sheri we. Oya yagarutse mu rugo rwe. Mu rugo rwe yamwe haturitse bura erega filime nzirebera rimwe namwe ntabwo mba narazirebye akenshi cyose. Nagenda ngo tunoti 10 yagarutse mu rugo rwe. Filime urebe urebe You're back. Uragarutse. Can I help you? Nagufasha. I was just checking it out. Nanjye ndi kureba uko bimeze. From outside. Bisa nkahantu hangiritse. Urinde. Urinde. It's like a bomb went off in here. Bisa ahantu haho turitse bombe. Boyla. Urinde. But why have you come back? Kuki wagarutse? It's my apartment. Iyi nzu ni yanjye. Well, most people when their lives blow up. Abantu benshi ubuzima bwabo buturitse barahunga ntago bagaruka. It is so nice that you wanted to Ni byiza ko wifuje kugaruka utangira ubuzima bushya. Sorry, do I know you? Naba nkuzi. Have you been following? Umaze icyo nkurikirana? Yego. You actually want? Urashaka iki? You are just as spunky as Munchin. Neza neza wa mukobwa ntacyo uzi nkuko twakugaragaje. Okay. I've done enough messing up. Nakoze ibibazo byinshi cyane nateje ibibazo. Best in the fucking. Waje ari CIA ngabaganga icyo icyo cyose. I totally understand. Ndakumva. You spent years being forced to repress your anger. Umaze imyaka myinshi bakubuza gukoresha umujinya wawe. What he did was Mbere kubya Justin. None iki? Now. Ubu ngubu. Now, Lindy. Ubu ngubu Lindy. You have seen how powerful. Ubonye uburyo cyo ufite imbaraga. N'umujinya wawe kushobora kuwakira ukawukontorora. Really? Mva. Well, how are you? Urumva umeze ute? You're not normal. We ntabwo uri umuntu usanzwe. You really think you'd be happy? Ese ukeka kuzishima? Ukabaho nta ntego ufite. Our work, you'll learn to harness your rage and target the right people. Tugiye kugufata tugukoresha umujinya wawe ujye ukoresha uhagarika ibintu bibi n'abantu babi tukugire nk'intwaro yacu tugiye kujya tugukoresha